So guys, mbahaye ikaze hano kuri MTV show. Uyu tugiye kurebera hamwe uburyo wakaprayinga muri Mastercard Foundation. Ahangaha mbibutsa ko ibingibi birareba abanyeshuri gusa basoje uyu mwaka wa 2025 academic year ya 2024-2025. Uvuga ngo ibi nanone bikareba abanyeshuri bamaze kwaprayinga muri University of Rwanda bagitegereje admission cyangwa se bagitegereje igisubizo cya University Rwanda niba bemererwa cyangwa batemererwa. Hano abantu bonyine bemerewe kwaprayinga muri Mastercard Foundation. So guys, tugira ngo tugiye kugendana step by step none turebe uburyo wakaprayinga kugira ngo nawe utegeze amahirwe. Mbibutsa ko iyi Mastercard iri gutanga ibintu byose bishoboka. Tubanze turebere hamwe itangazo riri gutanga na Mastercard Foundation. Kora subscribe, like na comment ubundi tukunze tubane kuri YouTube channel na sharing kugira ngo abantu benshi baze kubona ibi bintu. Iyi ngiyi ni call for application of Mastercard Foundation ku bufatanye na University of Rwanda. So hangari call for application for undergraduate scholarship under Mastercard Foundation Scholar Program at University of Rwanda Intake 2. Bivuga ngo ngiye ni ku nshuro ya kabiri nyuma ikuba ko intake ya mbere ni yabaye kuri babanyeshuri bagenzi bacu basoje uriya mwaka wabanje 2023-2024. Nibo bamaze kwaprayinga nubwo batajya kwiga kaminuza gusa bamaze kwaprayinga, ndetse ni Mastercard Foundation yabafunguriye scholarship kwifungura buri kuri uko University of Rwanda igiye kwakira abanyeshuri na nuzana ni foundation nuza Mastercard Foundation nayo itanganuza scholarship. Tubanze turebere hamwe rero. The University of Rwanda in partnership with Mastercard Foundation is implementing 10-year scholars program 2021-2031. Nuvuga ngo hano University of Rwanda ifatanyije na Mastercard Foundation mu myaka bihaye mu ntego y'imyaka bihaye 10 itanga ama scholarship kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2031. Designed to expand access quality higher education for 1,400 talented young Africans with limited access to opportunities. Bivuga ngo yaje kuba yifuza ko yakwagura ireme ry'uburezi kubagira ku 1,400 b'abanyafrika. Ni muri urwo rwego rero gusa nanone ntibabe bose, niyo mpamvu ko niba ari 1,400 kandi abanyeshuri bari benshi muri Afrika, niyo mpamvu kuva ari 1,400 agomba gushyiraho amahirwe atandukanye bigendeye kuri kuri skills cyangwa se kubumenyi. The initiative especially focuses on female pursuing science. Nuvuga ngo anga aya mahirwe cyane abakobwa nibo igitsina gore cyane nibo abantu abereho cyane bari muri science, technology, engineering and mathematics bita STEM. Ngo ko abakobwa bafite amahirwe cyane, abakobwa biga science, technology, engineering ndetse n'imibare. Young people with the disabilities, ndetse abandi bantu bahabwa amahirwe cyane n'iyi Mastercard Foundation ni abantu babana n'ubumuga, bafite ubumuga, impunzi, refugees and displacement youth, ndetse n'urubyiruko ruto nyine rudafite ubushobozi. The program aims to strengthen the University of Rwanda's institution capacity and foster inclusive supporting pathway towards decent work. Kugira ngo rero yagura ubushobozi muri rusange rwa University of Rwanda ndetse n'ibindi. So ibingibi ntago ndi butindemo cyane kuko ntago icyo kintu cy'ingenzi cyatuzanye, gusa nuko this program is recruitment scholars for intake 2 of the 25 academic year in selected undergraduate program. Nk'uko nabibwiye ni recruitment baye ku nshuro ya kabiri muri uyu mwaka wa 2025. Reka twijyana no kuri eligibility program at University of Rwanda, cyangwa se ibi byatuma wemererwa gufatwa n'iyi Mastercard Foundation cyane ko biri kugenzurwa na University of Rwanda. Gusa reka tubanze gatoya kuri aka kantu kari hejuru yako, interested and admitted applicants. Nivuga ngo nyuma yo kumenya ko aya amahirwe ya kabiri nuzo iyi Mastercard Foundation tanza ku bufatanye na
ku bufatanye bwa University of Rwanda, abantu bifuza kuba bakiga baruhirirwa n'iyi Mastercard Foundation ndetse bakanajya bahabwa amahugurwa muri University of Rwanda, abazabyifuza bazahabwa muri aba mahugurwa muri college zirindwi za University of Rwanda, harimo College of the Science and Technology, iyi ngiyi niyo bakunda kwita KEST, College of Science and Technology, and College of Medicine and Health Science, muri College of Medicine and Health Science, College of Agriculture, College of Business and Economics, College of Education, College of Arts and Social Science, and the College of Veterinary Medicine and Animal Production. So izi nizo colleges zirindwi za University of Rwanda zikorera mu ntuza muri campus eshanu, ariyo campus ya Nyarugenge, campus ya Huye, campus ya Rukara, campus ya Busogo ndetse na campus ya Nyagatare. Noneho twisubire kuri eligibility programs cyangwa ku programme zemererwa kwiga. Programme nyine ngo zizarihirwa n'iyi Mastercard Foundation, ngo ntabwo ari programme zose University of Rwanda ifite zizarihirirwa, ahubwo hari programme nkeya muri zo zizarihirirwa. So programme ya mbere ni iyi muri Nyarugenge campus, muri campus ya Nyarugenge, nivuga ngo iyi ngiyi akari College of Science and Technology muri KEST n'ubundi. Baza kuri School of Engineering, nivuga ngo abashakamo Bachelor's in HANA in Civil Engineering, ahantu kuri inuza kuri KEST of kuri Engineering, Science of Engineering bakeneyemo abantu 46 bonyine. Nivuga ngo bisa kuba wagerageje. Nivuga ngo bazakina abo muri Civil Engineering, Bachelor in Honors in Electrical Power Engineering, Bachelor's in Honors in Electronic and Telecommunication Engineering, bakiniremo muri School of Architect and Building. Hano bazakiramo Bachelor's in Honors in Transportation Engineering, bakinire Bachelor's of Honors in Architecture and Honors, bakinire Bachelor's in Honors in Environmental Planning and Management, bakinire abantu biga muri Bachelor's in Honors in Urban and Regional Planning, ngo turi muri School of Architecture and Built Environment. So kuri School of Science, muri School of Science bakenemo Bachelor's in Honors in Biochemistry, aho bazakiramo abantu babiri, bakenemo Bachelor's in Honors in Applied Mathematics, ndetse baze gukina na Bachelor's in Honors in Applied Physics and Bachelor's in Honors in Statistics. Uvuga ngo statistics yanga ni one branch of mathematics. Tuzaza ku muri School of ICT, muri School of ICT yundi yose turacyari kuri ya tuza ya mbere, kuri ya muri ya campus iri hano Nyarugenge, ariho bazakiramo abantu 46. Muri School of ICT tuzakiramo Bachelor's in Honors in Computer Engineering, abashaka kujya muri amashami rwose inuza scholarship bareba. Bachelor's in Honors in Information and Technology, Bachelor's in Honors in Information System, Bachelor's in Honors in Mining and Engineering. Dukomeze no kuri indi campus ya kabiri, ariyo campus iri Huye. Tuzahera muri College of Business and Economics, aho tuzakinamo abanyeshuri bazatanga scholarship 10. Uvuga ngo tuzahera kuri School of Economics, tuzakinamo Bachelor's in Honors in Economics, iyi ngiyi ni non-STEM rumvikana, ngo ni mathematics. No, muri School of Economics niyo nyine bakeneyemo. Muri School of Business bakeneyemo Bachelor's degree in Honors in Transport and Logistic Management, bakinire Bachelor's in Honors in Business Information Technology, bakeneyemo na Bachelor's degree in Accounting and Finance. Noneho tujya kuri College of Medicine and Health Science, nayo ikiri muri ya campus ya Huye muri undergraduate program. Uvuga ngo scholarship bazatangamo scholarship zigera mu 113 zizahabwa muri ibyiciro, mu byiciro bigera muri bitandatu, ari muri School of Medicine and Pharmacy. Muri School of Medicine and Pharmacy bazafatamo ibyiciro bibiri, ariyo Bachelor's Honors in Pharmacy azakinamo abantu 10, ndetse muri Bachelor's in Honors in Clinical Physiology bazafatamo abantu 3. Naho muri School of Health Science ni bazafata abo muri mwishami Bachelor's Honors in Anesthesia,
abantu bagera muri 20, bafate muri School of Dentist ni Bachelors in Dental Therapy, nibo bantu bazafatamo abantu bagera muri 20, ndetse no muri School of Nursing and Midwifery, ni ukuvuga ngo mu ishuri ry'ubuforomo n'ububyaza, hano bazakiramo Bachelors in Midwifery, ni ukuvuga ngo abazakenera kwiga ububyaza 30, ndetse n'abazakenera kwiga Nursing, Bachelors in Nursing na 30. Tujya muri College of Arts and Social Science, noneho mu ishuri ry'ubugeni na Social Science, aho ni undergraduate program, scholarship bazatangamo ni 7 zonyine, bivuga ngo zizahabwa mu byiciro bitatu muri School of Art, Languages and Communication Studies, aho bazaha izi scholarship kuri abantu bakeneye Bachelor's degree in Honors in Creative and Performing Arts, bazihe Bachelor's degree in Honors English and African Languages umuntu umwe, ndetse muri Bachelor's degree in Honors of Law, aho muri School of Law mu ishuri ry'amategeko abantu 2 bakeneyemo, na Bachelor School of Social Studies and Governance, inge bazamo Bachelor's degree of Honors in Social Work abantu 2. Tugiye noneho kuri Busoga campus ya kabiri, campus ya gatatu, muri College of Agriculture, Forestry and Food Science, bivuga ngo bazatangamo scholarship 9. School of Agriculture and Food Science ifitemo ibyiciro bitatu, bazatangamo scholarships, bivuga muri Bachelor's Honors in Crop Production, ndetse muri Bachelor's Honors in Food Science and Technology, no muri Bachelor's Honors in Horticulture, bivuga ngo hose ni 3 kugira ngo byuzure 9. Tuzajya muri campus Nyagatare. Muri campus Nyagatare naho dufitemo amashami agera muri 3. Dufitemo College of Veterinary Medicine and Animal Science, iyi ngiyi tuzatangamo scholarship 6. Bivuga ngo dufite School of Animal Science and Biotechnology, hano muri School of Animal Science and Biotechnology niho bazatangamo Bachelor's in Honors in Agriculture and Fisheries Management 2, bazatangamo 2. School of Veterinary Medicine and Life Science, bivuga ngo Bachelor of Veterinary Medicine no bazatangamo 2, ndetse no muri indi bandi bantu 2 bazafatwa bavuye muri Bachelor's in Animal Production. Tujye muri campus ya nyuma ari nayo ya Rukara. Muri Rukara rero harifitemo College of Education. College of Education bazatangamo scholarship 11, bivuga ngo ni bazahabwa abantu bari muri School of Mathematics and Science Education SMSE, aho bazatanga Bachelor in Education Honors in Computer Science abantu 4, Bachelor's in Education Honors in Science, Physics, Chemistry, ndetse muri School of Educational Science. Angaha bazatamo abantu bari mu ishami rya Bachelor's in Education Honors in Special Needs Education and Bachelor's in Education Honors in Early Childhood Education, zose hamwe zuzure 199 nk'uko bari babivuze ho kare ko bazatanga degrees 199. Nizo scholarship iteganya gutanga uyu mwaka, ziyongera kuzo batanze bwa mbere. Noneho ese ni iki gisabwa kugira ngo umunyeshuri abe yabasha guhabwa aya mahirwe? Bivuga ngo scholarship cyangwa se amahirwe arafunguye ku Banyafurika, ku banyeshuri bose b'Abanyafurika batiteye ku ibara ry'uruhu aho ukomokaho, nta kintu ibyo bintu batabyitayeho, icyo bashaka no kubona aya mahirwe gusa. The applicant will have to be admitted into the above eligible program at University of Rwanda Session 2 eligible programs. Bivuga ngo abanyeshuri basabwa kuba bahisemo izo program ziri University y'u Rwanda. Icyo kintu cya mbere. Selected applicants with other scholarship of any kind. Bivuga ngo noneho abanyeshuri cyangwa se abamaze guhitwamo nibo bazahabwa izo scholarships. Must be willing to discontinue other scholarship
ntago bazaba bacyemere kuba bakomeza gushaka izindi scholarship. Ni ukuvuga ngo ntago niba wahawe nka scholarship ya leta HEC, ntago uzaba ucyemeye kuyikoresha cyangwa se wahawe indi scholarship zitandukanye nk'iza Minisante n'izindi zitandukanye. Anyone with a double scholarship will automatically be discontinued once found. Continuing students are not eligible. Ni ukuvuga ngo uzafatwa cyangwa se umuntu wese uzaba ufite amahirwe akaza gufatwa cyangwa se ukaza kumenyekana yuko afite scholarship ebyiri, uwo nguwo azahita akurwamo. Discontinuing student, continuing students are not eligible. Noneho students zikurikira bwo ntabwo zemerewe. Noneho ibyo bazagenda bahitiramo abantu habwa noneho izo scholarship, mbere na mbere ni uko be a citizen of Rwanda to benefit from national scholarship code. Vuga ngo mbere na mbere ni uko ugomba kuba umunyarwanda kugira ngo uhabwe amahirwe aba yahawe igihugu. Cya kabiri, be citizen of any African country, a refuge or displaced youth in Africa. Ugomba kuba uri umuturage w'umunyafurika w'igihugu kimwe muri Afurika, cyangwa se ukaba uri impunzi, cyangwa se urundi rubyiruko rwo ari rwo rwose rwavuye aho ari hose muri Afurika. Icyo ni ikintu cya kabiri. Icya gatatu, academically qualified with limited access to opportunity. Ikindi ni uko ugomba kuba warasoje umwaka wigaga muri Rwanda, ugomba niba ikizamini cya leta bitewe n'ibihugu bigenda bigira uko bitandukanye levels, gusa ugomba kuba waraba academically qualified, ni ngo utarasibye. Icyo ni ikintu cya kane.